ufite ikibero ubona ko unadishye neza bigaragara ko ufashe ikimuri n'igishuturu uzaza iwacu hari ibimasa bazagutukura wirukana abasaza abanyagatare bose bameze nkawe rero ngiye hari ikintu mbanyenga nuko kubera gusenga ntago njya mbyizereramo ariko hari ibintu mbanyenga hari umushangazi dufite muri famiye igihe nasamaga inda ya karakana kanjye yarambwiye ngo iyo nda ngo ninyikuremo ngo nintayikuramo ngo sinzabyara umwana muzima kandi ntabwo nzongera kubyara ubwo nimba atari ikibazo buriya uzajya barabona uriya mugabo winjije hano wari umuzi oya ese uzajya ukingurira abahisi n'abagenzi abasabiriza bicaze mu ntebe mbese uje wese avuze mama nina cyangwa mama Karine uvuga uti niyinjire yego ariko ngera ifaranga yongere muri moto kindakoropa nagaruka ngasanga pa etape za bote muri salo tuwo mugura na silipa mumugurira ikamambiriza ugura 2 azagenda no kwihanganaga yanduje salo ari bote umwanda wose aturutse ibanye ariko gaba ko nyine tubune n'abasiripa ese bose kutagaragara nkahuriwe ariko nyamwe warasaze yose ngenda sanga bakonyine oya byo ntabwo wabihamya ko ntawe utifuza kubyara kuri iyi si ko nawe niyo nzira ibyo duharanira byose ni ugukura nawe ndabizi ko nicyo cyerekezo cy'ubuzima ugashaka akazi ugakora ukabyara ukagira umuryango twese muri isi nicyo kintu tuba duharanira noneho naje bamubitaye n'imbobo ku muhanda ndi gukomanga menshi nuko imbwira ibintu byinshi ngo ndashaka mama Karine ndamubaza ngo mushake icyana kumbwira singiye kubona mbona Karine aramwinjije iriya mbobo bite badusigaye dusuzugutse byiza kuruhuka